Benshi mu bantu basoma igitabo cya Bibiliya ni kenshi bakunze gusomamo ibintu bikabatangaza ndetse bikanabayobera bakabyibazaho cyane. Kimwe mu bintu bicanga abantu basoma igitabo cya Bibiliya ni ukubera iki Yesu Kristo yavugiraga mu migani inyigisho ze n'ubutumwa bwe aho kubivuga mu buryo busanzwe bworoshye kumvwa na benshi. Kuki Yesu yavugaga ibintu mu buryo butaziguye ku bantu bose? Ese imigani ye yari uburyo bwo guhisha ukuri cyangwa yari uburyo bwo kurushaho gutuma abantu babyumva neza cyane? Muri iki kiganiro tugiye gusobanura mu buryo bwimbitse impamvu Yesu yavugiraga ibintu bye byose mu migani n'icyo iyo migani yabaga isobanuye. Ikaze nk'ibisanzwe, mbere yo gusobanukirwa impamvu Yesu yavugiraga mu migani, tugomba kubanza kumenya icyo iyo migani ari cyo. Mu rurimi rwa Bibiliya, imigani ya Yesu yitwaga parables. Parables ni inkuru ngufi cyangwa urugero rufatika rufasha gusobanukirwa ukuri kwimbitse k'umwuka cyangwa kw'Imana. Zimwe mu ngero za parables cyangwa y'imigani yo muri Bibiliya harimo umugani w'umubibyi, umugani w'intama yazimiye, umugani w'umwana w'ikirara ndetse n'umugani w'urumamfu n'ingano. Izi nkuru zose si inkuru zisanzwe gusa kuko zifite igitekerezo cy'ubuzima busanzwe ariko zinahishe ubutumwa bwimbitse bwo mu mwuka. Yesu ntiyavugiraga mu migani kubera kubura amagambo, ahubwo zimwe mu mpamvu zatumaga bikora harimo kugenzura imitima y'abantu. Yesu ntiyashakaga abantu bumva gusa amagambo, ahubwo yashakaga abantu bashaka ukuri. Iyo Yesu yavugaga umugani, umuntu ushaka ukuri yawutekerezagaho akawibazaho, mu gihe umuntu utitaye ku by'umwuka yawumvaga nk'inkuru isanzwe. Urugero, niyo Yesu yavugaga umugani w'umubibyi, wasangaga hari abawumvaga nk'inkuru y'umuntu biba imbuto, mu gihe hari abandi wasangaga bawibazaho bakawutekerezaho bati, ese iyo mbuto ni ijambo ry'Imana? Ese ubutaka ni umutima w'abantu? Ibyo byose Yesu yabikoraga kugira ngo ukuri kw'Imana kutinjira mu mitima yirengagiza. Indi mpamvu yatumaga Yesu avugira mu migani kwari ukuvuga mu buryo buhuye cyangwa bwerekeranye n'ubuzima busanzwe. Yesu yakundaga gukoresha ingero z'ibintu abantu babonaga buri munsi, haba abahinzi, intama, imbuto, inzu, imiryango ndetse n'imihanda. Impamvu kwari ukugira ngo ubutumwa bwe butaba ibitekerezo gusa, ahubwo bube ubuzima abantu babona ndetse banabamo buri munsi. Yesu yabwiraga abantu ko Imana itavugira kure y'ubuzima bwabo, bityo ko Imana ivugira hafi y'ubuzima busanzwe tubamo, haba akazi kacu, ibyemezo byacu, imiryango yacu ndetse n'ibibazo byacu bya buri munsi. Yesu yerekaga abantu ko Imana itari kure yabo, ahubwo iri hagati mu buzima busanzwe bwabo. Indi mpamvu yatumaga Yesu avuga mu migani kwari ukugira ngo yuzuze ubuhanuzi bwa Yesaya. Yesu kuvugira mu migani ntibyari ibintu bishya kuko byari byarahanuwe kera cyane. Mu gitabo cya Yesaya havugwa ko hari igihe abantu bazumva ariko ntibasobanukirwe ndetse banareba ariko ntibamenye. Ibi nibyo Yesu yabwiye abigishwa be ubwo bamubazaga impamvu avugira mu migani, yabasubirishije amagambo yanditse muri Yesaya igice cya 6 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10. Imigani ya Yesu yari iri gusohoza ubuhanuzi, gutandukanya abemera ukuri n'abaguhakana no kugaragaza imitima y'abantu ku bijyanye n'ijambo ry'Imana. Nta na rimwe Imana yigeze igira ikibazo cyo gusobanura ukuri, ahubwo ikibazo ni imitima y'abantu barimo kukumva. Gusa si ubuhanuzi bwa Yesaya yashakaga gusohoza kuko yanasohoje ubuhanuzi bwa Matayo, aho mu gitabo cya Matayo igice cya 13 umurongo wa 34 kugeza kwa 35 handitse ngo Yesu azabumbura akanwa ke aca imigani, avuga amagambo yahishwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Indi mpamvu yatumaga Yesu avugira mu migani kwari ugutandukanya abantu b'ukuri banyotewe no kumenya batizera. Ubundi muri icyo gihe imbaga y'abantu benshi bakurikiraga Yesu kubw'impamvu nyinshi, harimo ko yabakorera ibitangaza cyangwa hari inyungu bamukuraho yindi. Ibyo byatumaga Yesu akoresha imigani, bigatuma abantu badashishikajwe n'inzira z'Imana babyumva nk'inkuru zoroheje Yesu yabaga avuze, bagahita bigendera, mu gihe bamwe banyotewe no kumenya ukuri bo begeraga Yesu bakamusobanuza byimbitse. Indi mpamvu yatumaga Yesu avugira mu migani kwari ukugira ngo inyigisho ze zizorohera abantu kuzibuka no gukomeza ziriho abantu bazizi. Ibi yabikoraga bitewe nuko inkuru ifite uburyo iguma mu mutwe w'umuntu igihe kirekire kurusha ibindi bintu. Nk'iyo Yesu yavugaga inkuru zijyanye n'ubuzima busanzwe nk'ubukwe, ubuhinzi cyangwa ububibyi. Ibyo byose yabikoze kugira ngo abayoboke be bizaborohere kubyibuka ndetse bakazabyigisha n'ibisekuruza bizaza bidasabye inyandiko zanditse. Indi mpamvu yatumaga Yesu avugira mu migani kwari ukugira ngo abyutse amarangamutima y'abantu.
nk'igihe yakoresheje inkuru y'umusamariya mwiza n'umwana w'ikirara. Yesu yabikoreshaga akangura amarangamutima n'ibitekerezo by'abantu, kuko Yesu yababwiraga kwishyira mu cyimbo cy'abantu bavuzwe mu nkuru, bigatuma bumva uburemere bw'amasomo yo mu by'umwuka. Indi mpamvu yatumaga Yesu avugira mu migani kwari ukugira ngo n'abantu boroheje ku rwego rwabo bazabashe kumwumva. Mu gihe cya Yesu, ikigero cy'abantu bari barize cyari hasi cyane, bitewe n'uko abantu benshi ntabwo bari bafite uburyo bwo kujya kwiga mu mashuri. Gusa bitewe n'ukuntu Yesu yakoreshaga amagambo asanzwe nk'umunyu, ururimi, intama cyangwa imbuto, byatumaga inyigisho ze zorohera abantu basanzwe kuzumva no gusobanukirwa, harimo nk'abahinzi, abarobyi b'amafi ndetse n'abandi bakozi. Indi mpamvu yatumaga Yesu avugira mu migani ni uko Yesu yirindaga kuvuga ibintu mu buryo buziguye cyane, bitewe n'uko muri icyo gihe hari abayobozi b'amadini, abanyapolitike n'abaromani bamugenzuraga cyane. Ibyo byatumaga yarigengeseraga cyane, kuko nk'iyo avuga amagambo aziguye bashoboraga kumwica. Niyo mpamvu yakoreshaga imigani kugira ngo ukuri kugere ku bantu bafite ubwenge bwo gusobanukirwa. Hari nk'igihe Yesu yigeze kuvuga inkuru y'abahinzi bishe umwana wa nyiri umurima, ariko nyuma abayobozi b'idini nibwo baje kumenya ko Yesu aribo yavugagaho, ariko akaba yarabivuze mu buryo bw'umugani. Indi mpamvu yatumaga Yesu avugira mu migani kwari ukugira ngo izakomeze gukora igihe kirekire. Abantu benshi bibaza impamvu amagambo ya Yesu atajya yibagiranwa, gusa impamvu ni uko Yesu yavugaga ukuri kudasaza. Umwana w'ikirara aracyabaho na n'uyu munsi, umusamariya mwiza aracyakenewe uyu munsi, ndetse n'ibindi. Imigani ya Yesu ntabwo yari iy'icyo gihe gusa, ahubwo ni iy'ibihe byose, kandi umuntu wese ayibonamo, haba umukire, umukene, umwana, utarize, uwize, umusaza n'abandi. Indi mpamvu yatumaga Yesu avugira mu migani kwari ukugira ngo ukuri kwinjire mu mitima apana mu mitwe gusa. Yesu ntiyaje gutanga ubutumwa gusa, ahubwo yaje guhindura abantu imbere mu mitima yabo. Nk'iyo Yesu yavugaga ngo umushumba yasize intama 99 ajya gushaka imwe yazimiye, ako kanya abantu bahitaga bumva urukundo cyane cyane, bakabona impuhwe n'ubuntu bw'Imana. Niyo mpamvu wasangaga iyi migani yarakoraga cyane ku bantu basanzwe nk'abarwayi, abakene, abanyabyaha n'abantu bacitse intege. Impamvu ya nyuma yatumaga Yesu avugira mu migani kwari ukugira ngo umuntu wumvise iyo nkuru yirebe yitekerezeho. Niba wumvise inkuru cyangwa umugani, aho kureba abandi tangira wibaza ati: ese ndi uwuhe muntu muri iyo nkuru? Ese ndi ubutaka bwiza? Ese ndi umuhungu w'ikirara? Ese ndi wa mufarisayo wirata cyangwa wa musore wicisha bugufi? Imigani ya Yesu ni nk'indorerwamo y'umutima, iyo uyumvise neza utangira kubona uko umeze imbere muri wowe. Ndabizi kugeza na n'ubu hari abantu batarasobanukirwa imigani ya Yesu, ariko Yesu yavuze ko abanyotewe no kumenya ukuri kandi bayobowe n'umwuka wera ntacyo batazamenya cyangwa ngo basobanukirwe. Iyi migani ntibisaba kubura umunyabwenge ngo uyisobanukirwe, gusa ahubwo bisaba ko umutima wawe wawukinguriye kuyoborwa n'ubushake bw'Imana. Ndabashimiye ku bantu mwese twabanye, bibutsa gukora subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bivuga ku ijambo ry'Imana ndetse n'ivuga butumwa muzajye mubibona mu bambere, no gusharinga iki kiganiro kikagera ku bantu benshi, no gutanga ibitekerezo byanyu muri comment uko mubyumva.